uyu mureba ni mushiki wanjye nkurikira bwa kane, ariko twamaze igihe kinini cyane turi mu rugamba rukomeye. Hanze hari ikintu bita imyuka mibi iteye ubwoba, yarankoresheje mu buryo bufatika, ubibwiye abantu ntago babyumva. Ariko mu ncamake ndumva amashimwe yanjye ari muri Zaburi ya 30 uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 5. Aho niho amashimwe yanjye ari mu buryo bufatika. Ndashima Imana ko yabanye nanjye guhera 2017 kuzamura kugera 2013 na 15 ariko na 18 bigiye kujya no 2022 mu kwezi kwa mbere biba intambara zikomeye cyane. Muri izo ntambara zose zagiye zibamo nta hantu ntagiye imyuka mibi buriya ni ikintu kibi cyane. Nagiye mu bapfumu mbega nje murebe ubundi nari umupfu. Nimwumva ngo umuntu wagiye mu bapfumu mujye mumenya ko yapfuye atakibaho pe, niko bimeze. Kandi n'umuntu ugerageza kujya muri ibyo bintu ujye umenya ko ugeze mu muryango w'umupfumu warangiye, nta buzima ugifite. Ariko ndashima Imana ko yagiriye ubuntu, ngewe nkorana n'abadayimoni baramvugisha tukajya tuvugana, bajyanaho amafaranga miliyoni 600. Hari ababyumva bakumva ni nk'inzozi, ariko byarabaye. Kugeraho naho njya gutangamo igitambo mu byara wanjye, namennye amagi mu mayira 2. Nk'aya masaha nibwo abazimu bazamutse, abana b'abasore barazamuka baraza baranyishimira. Ubwo ndimo ndavunagura, bamaze kunyishimira bavuga ngo uyu nguyu nta kibazo. Bukeye bwaho mu gitondo habaye intambara zikomeye. So ngewe ndi umushoferi ntwara imodoka zino za depanage zitwara izindi, niho nagiye mpurira n'ibyo bigeragezo byose bikomeye cyane. Mu by'ukuri mu kwezi kwa kane zari intambara ziteye ubwoba, mu kwezi kwa kane mu ntangiriro zako mu matariki 6 n'ibyo bintu byose byabaye. Mu gutabarwa kwanjye muri uwo munsi menigi bwakiye bwa hari kuwa 6 nibwo abadayimoni bamamagaye, bakoreshaga telefone yanjye. Namaze icyumweru ntakaraba, mwumve namwe umuntu bari cyumweru adakaraba ba mu nzu. Abazimu baranegetse kugira ngo nkoreshe amafaranga nuko ngomba kubaho ntakarabye. Urumva nagendaga muri kondisiyo, ibyo mujya mwumva kondisiyo z'abadayimoni n'abantu. Hano hanze abantu barashize, nta mahoro abantu bafite, barashaka iby'isi ariko bidafite umumaro. Bamwe bararyama abandi barara bagenda. Mu gutabarwa kwanjye impamvu nshima Imana yantabariye muri iyi nzu yayo. Nje nyita ihema, iri ni ihema ry'Imana. Mureke mbabwiye ahantu hari Imana. Ntago mwabyumva, hari kuwa 6 Shalom yari irimo irepeta hano. Nari maze imyaka 4 naheruka mu rusengero. Kubw'impamvu abagiye babona ubuhamya, buriya hari igihe Imana umuntu ujya ugira ijwi rimubwira ukumva rirakubwira ibintu byiza, iryo jwi ryawe rikomereho, kuko nijwi ry'umwuka wera riba rikubwira. Abantu bose mwige kutinangira ku ijwi cyangwa ku nzozi. Iyo utinze kuryumvira ndagira mubwire ngo rirakureka, kandi iyo rikuretse Satani aragusama. Nagiye kenshi na kenshi ibyo mpura nabyo, nagiraga inzozi zikaza sinziha agaciro. Nyuma yaho nihuta kugira ngo ntarambirana, njya gutabarwa. Ngewe ahari kwa 6 abazimu barampamagara, ngira ngo n'abantu bahamagaye kuri telefone, barambwira ngo hari imodoka iri muri free zone. Tuvugana amafaranga birarangira, ngenda ngiye kuyitwara. Ariko ngeze 12 aha hepfo Kigali Parents habereye ibitangaza, niho natangiye kumva ijwi ry'umwuka wera rimbwira. Nageze hano ku mushumba mwiza, numva ijwi yamwe ngo va kuri iyo modoka. Ndavuga se ibi ni ibiki?
ngeze 12 mu cyapa ijwi rambwira ngo vaho, imodoka nyivaho, mbwira umushoferi nabwo ati komeza, aragenda. Sigaye aho ngaho ngiye kumva numva ijwi rambwira ngo gura amazi yo kunywa, ugiye kugera ahantu uzagira inyota ukabura amazi yo kunywa. Nyoberwa ibyari byo, ariko buriya Imana yigushaka iragupushinga, igera aho ngaho igashyiraho n'igitsuri cyayo. Haje imodoka iturutse Kigali Parensi, imodoka iraza ihagara mu cyapa imara ifuti abandi irayibima. Imodoka iragenda ingeza ahantu ngura y'amazi. Nyimara kuyagura mubyara wanjye uwo nari namuvushije amaraso kuko twajyanye aho nameneye igi, muvusha amaraso ajya mu kiganza. Uko ryajwi ryambwira ngo ningura amazi, kumbi nayo kujya ngo nkarabe amaraso. Nyimara kuyigura nkaraba ya maraso, numva ijwi ryambwira ngo soma kuri ayo mazi nurangiza ukarabe mu ntoki. Ndakaraba, maze ukaraba numva ijwi ryambwira ngo ayo mazi nongeye kuyanywa haranduye. Imodoka yagomba kuva Sonatibe yindi iraza insanga aho ngaho, tugeze aho namene ayo mazi nako aho nagomba kugura iyo modoka. Mw'abantu mwe habaye ibintu bikomeye. Nahasanze abahinde batonze umurongo nkuko babazimu bari bameze nijoro, baransuhuza, ariko nyihagera imodoka ngiye gutwara nsanga iriho amaraso ku muryango. Ijwi rirambwira ngo ayo maraso uko ameze, uko uyabona niko wakarabye yayandi, iyo yarajojobaga. Kumbi ibitambo abadayimoni iyo batanze, ibitambo byabo bijya ku mamodoka. Hari bibara amaraso, habara akantu birimo na nimero. So ibyo birabaye, birarangiye. Noneho mu gusohoka muri free zone ya modoka yari ipakiwe, ndaza nari ngeze ahangaha kuri Alpha Plus, numva ijwi rirambwiye ngo nujyana n'iyi modoka ntugaruka. Ndagenda ngeze Sonatibe mu cyapa rirambwira ngo nturenga aho ngaho. Navuyemo y'amazi mvanamo nayo, ijwi rirambwira ngo ayo mazi igenda uyamena ahantu muri toilette utazanagera. Ndagenda amazi ndayamena nkisohoka muri ya toilette, umva nahise mbona mbaye muzima, nanjye kwibuka ibintu nari ndimo, numva biranyobeye. Ngiye kujya mu rugo, ijwi rirambwira ngo wimuke ko hari ibintu by'abadayimoni. Sinigeze njyayo, aho kugira ngo njye mu rugo, ahubwo ubwo urumva nafite amajwi abiri, abadayimoni batajya kunyobora ngo ninjye mwirimbi, irimbi rya no Saint Patrick. Nzamutse ndimo njyayo, numva ijwi rirambwira ngo urajya mwirimbi wapfuye. Ndavuze ni mugari napfuye, mba nkase iburyo. Mu gukata rero nageze Sonatibe, mita mpura n'umwana, ndababwira ati umva nkubwire, nabitse ibintu by'abadayimoni igihe kirekire, none ndumva ndambiwe. Umwana nkimubwira mbona yarabye, mbona agiye gupfa. Aba yaje ahangaha ariko sinzi akabazo yagize. Umwana arambwira ngo shaka ahantu hari urusengero wumva wiyumvamo, ugende usenge, ati kuko ibintu birakomeye. Ndababwiza ukuri bya nk'isaha ya 12, nageze ahangaha ku ntebe ya gatatu uturuka inyuma muri kote ya hariya, ndimo mfukama nsenga nsaba Imana imbabazi. Nari mfite ibintu by'abapfumu, ibyo bintu numvishijwe rimwe ngo kuramo ibyo bintu ufite mu ikofi, mbikuramo. Ati ngiye gushyira hasi, numva rimwe ngo uranyanduriza hera nta soni, mba ndateruye. Ndababwiza ukuri, numvishijwe iri mu bitugu byanjye riremereye cyane. Nafashe bya bintu, ndajya mbabwiza ukuri, imyaka 4 yari ishize, ndumva ari 4 uru rusengero ntararugeramo. Mwumva ukuntu ibintu binakomeye. Naramanutse nca muri uriya muryango, ndagenda ngeze hari hasi muri toilette, rirambwira ngo jugunyamo. Ndajugunya, maze kujugunya ndagaruka. Igihe nkigaruka, sinzi medale, sinzi niba hari na Elias, abo bantu uko ari bari nk'abantu 4, numvishijwe ngo batangira babwire bagusengere. Ndababwiza ukuri, baramfashe banjyana mu cyumba baransengera. Bamaze kunsengera numva ndabohotse, mitanaguma aho ngaho. Ariko ndajya mbabwiza ukuri bene data, ikintu cyari kimagaritse ahantu gushima Imana. Abantu murabona bagenda hanze ariko nta muntu muzima uhari. Niba wumva warumvishe mwuka yarakubwira mukomereho,
kuko iyo usohotse aha ngaha hari ibiba biguteze. Mu by'ukuri rero ikintu cya mbere ishimira Imana nuko yongeye kumpuza n'abavandimwe banjye. Ubundi byari byaranze, ntabwo byari byoroshye. Nari maze igihe kinini cyane umuvandimwe atavuga ngo mwumve, urumva nayoborwaga n'indi si y'umwijima. Ariko igihe kirageze, mushiki wanjye turaganira bikagenda neza, mama turaganira bikagenda neza. Mbega meze nk'umuntu wavuye muri Egiputa. Uko muzi Abisirayeli bari muri Egiputa ukuntu bari bamerewe. Iyo ndebye inyuma ndavuga ati Mana Nyagasani, iki gikombe kindenge. Rero amashimwe yanjye nayo ngayo, ndashima Imana kubw'aka kanya ko yanyemereye ko njye imbere y'ubwoko bwayo nkayishimira. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Reka mbabwire iki kintu, wenda ngiye sinari nasabye gushima, ariko naravuze ngo ninongera kubona musaza wanjye yinjiye mu nzu yitiriwe izina ry'Imana, nzapfukama nyishime. Ndashima Imana ko iki kintu yakinkoreye. Namaze imyaka irenga 2 navugana na musaza wanjye uyu mureba, mukurikira twonse ibere rimwe. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru yongeye kumuzana muri iyi nzu. Ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru kujya yumva gusenga. Ni byinshi, ariko Imana yo mu ijuru reka mpfukamenye icyubahiro. Haleluya. Hano Ariyeti uyu mureba, Imana yamukoresheje ibintu bikomeye cyane ku buzima bwanjye. Hano Ariyete niwe waje nsanga hariya, barantwara banyinjiza hariya. Uyu mukobwa mureba Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ngewe mutekerejeho, hari ijambo pasiteri yigize kwigishaho ngo abana b'inkuba. Uyu mukobwa nawe ni umwana w'inkuba. Mureke mbabwize ukuri, yumvishe yabonye uyu mushiki wanjye niwe wamuhamagara amuga ati tabara ibintu biracitse. Mu by'ukuri mu magambo make cyane agire nawe ikintu abivugaho kuko ntacyo atazi. Ndashima Imana ku bwa Rudasigwa ko Imana yamuhaye agakiza, ubu yarakijijwe. Twaraganiye ku ijambo ry'Imana, ndashima Imana ibyo yakoze pe, twarondogoye. Reka tubafashe gushima Imana, duhe Imana icyubahiro n'amashyi menshi kubw'ibyo Imana yakoze mu buzima bwa Rudasigwa.